ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, ukava kuri digiri imwe ya education ukajya ku yindi, ukava mu busore ukajya mu mugabo, ukava mu bukobwa ukaba umugore, ukabyara ukitwa umubyeyi, Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu gutunga igihumbi ugatunga ijana ugatunga miliyoni, Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu gutega ukajya kugura imodoka, Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu bukode ukajya mu yo wiyubakiye, Imana ikagura imbago yawe. Haleluya bene data, Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndagusuhuje Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, bibane nawe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, turasoma ibice byaho 4 umurongo wa 10. Amagambo aravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana yaremye isi, Imana yaremye ikirere, Imana yaremye abamarayika, Imana yaremye umuntu, irahambaye. Ijya ibasha rero gusubiza ibyifuzo byacu, ijya ibasha kumva amasengesho yacu igihe cyose dusenganye umutima umenetse. Haleluya. Niba ushaka gusenga Imana, Yesu yaravuze ngo injira mu nzu yawe ukinge, maze numara gukinga usenge. Hanyuma inzu Yesu yavugaga hano ni umutima. Hanyuma kwinjira mu nzu ari wo mutima ni ukwisuzuma ugasobanukirwa neza uwo uriwe imbere y'Imana. Ese uraza gusenga Imana ubanje guca bugufi, ubanje kwera imbere mu mutima kugira ngo ize kumva isengesho ryawe? Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka, kandi ngo umunyabyaha iyo asenga aba ameze nk'uvuza induru imbere y'Imana. Kubera iki aya magambo? Twebwe icyo dusabwa ni ukubanza tugaca bugufi, ni ukubanza tugasaba Imana imbabazi, tukavuga tuti Imana twebwe turi babi. Niba ugiye gusenga rero, banza ucire bugufi Imana, uvuge ngo uyemerere, ugaragaze uwo uriwe, nk'uko Yabesi yemeye ko ari gahinda, kuko nyina yamubyariye mu gahinda, arangije amwita gahinda. Yabesi amaze kwisobanukirwa rero aravuga ngo iyi karande y'agahinda ntabwo nshaka kugira gute inkurikirana. Rero nawe banza wiyambure ibyaha, banza wige kunesha, usabe Imana ikubashishe, ubanze wemere ububi bwawe, hanyuma ucire bugufi Uwiteka, umusenga umusabe imbabazi, umusenga umusabe imbaraga. Hariho n'ikindi ngira ngo bene data dusobanukirwe. Iteka iyo dusenga Imana, tujye tuyisenga ariko tunazi ko ari Uwiteka, ari Imana. Abantu benshi dukora ikosa ryo gusenga, twakumva Imana itatuvuzeho, twakumva nta jwi twumvise, tukibwira ko Imana itatwumvise. Ese muri iri sengesho rya Yabesi hari ubwo yigeze wumva Imana ivugana nawe? Ariko Imana yakoze ibyo, cyangwa se yamuhaye, yumvise ibyo yamusabye, ibyo yayisabye irabimuha. Ntabwo rero Imana iteka uko dusenze ivuga, ahubwo Imana irakora. Kandi icyo dushaka si uko Imana ivuga, icyo dushaka ni uko ikora ikumva gusenga kwayo. Si itegeko ko Imana ivuga, si itegeko ko Imana igusubiza ako kanya, ahubwo reka dusenge, turebe imbere, dutegereze igitondo, umuseke udutambikire, kuruta uko twafata Imana nk'ari mukuru wacu, cyangwa mushiki wacu, cyangwa umuvandimwe wacu wa bugufi. Oya, Imana ni umubyeyi. Hari igihe umubyeyi rero aguha ibyo ukeneye atanakuvugishije, birashoboka. Ntabwo rero Imana iteka ryose iba igomba kuvuga, uko uvuze ngo Mana mbwira, ngihita ivuga. Icy'ingenzi Imana ireba igikenewe ikaba ari ikikora. Ahubwo hamwe no kuzuzwa umwuka wera, ukomeze twambare imbaraga zubahisha Uwiteka, ngo kuko umukiranukiye
ingororanamuha ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Imana y'amahoro ibane nawe. Imana y'amahoro ikomeze yumve ibyifuzo n'isengesho ry'umutima, ngo kuko kubw'umwuka wera ujye utunihira iminiho imbere y'Imana, ngo ajya dusengera ibikwiye. Ushobora gusenga usaba ipantaro wenda n'urugero, ariko Imana ikavunja rya sengesho moko, imbere yawe hari impanuka, Imana ikayikuraho ntiguhe ipantaro, ariko Imana igakuraho impanuka. Kubera iki? Umwuka wera arataransforma, akavuga aya masengesho uyu mwana w'Imana asenze ntabwo ariyo priorite, ntabwo ariyo yihutirwa. Rero nubona utari gusubizwa, nubona uri gusenga, ntiwakire exact answer y'icyo uri gusengera. Ushima Imana ko utangiye gusenga ari kuwa mbere ukageza ku cyumweru, marayika yaba yakurwaniriye, kuko Satani icyo yifuza nuko wanarara upfuye, ariko Imana ikamirwana intambara. Niyo mpamvu umwuka wera yama dusengera. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo musenge ubudasiba. Wowe wihuga gusenga, wowe wihuga ku rugamba. Mu isi turi mu rugamba, nuhuga umwanzi arakwiba. Niyo mpamvu umuntu asenga, uyu munsi akagwa mu cyaha, ejo akongera agasenga, Uwiteka akavuga ngo Imana ikavugana nawe, avuga ngo mwana wanjye ndakubabariye, gutyo ubuzima bugakomeza, kubera ko turi mu rugamba. Reka rero twige gutwara intwaro z'Imana, twige gukiranuka, twige guca bugufi, twige kubaha Uwiteka, twige kwera imbuto z'umwuka. Kandi mu mbuto z'umwuka harimo urukundo, harimo ubugwaneza, harimo kwirinda, harimo ingeso nziza n'ibindi bisa bityo, ngo nta mategeko abihana. Rero nta kintu kinezeza umwana nko kumva umubyeyi, papa we cyangwa mama we amubwira ngo mwana wanjye. Ariko binejeje kurushaho kumva Uwiteka, kumva Yesu Kristo avuga ngo mwana wanjye. Kubera iki? Hari igihe utaba ufite biological father or mother, ariko Imana yo ikubona nk'umwana wayo. That is why iyo dusenga tujye twumva tubwira data, tujye twumva tubwira Imana itwumva. Yesu yaravuze ngo igihe kirageze ngo ubwo abasenga data bamusengere mu mwuka no mu kuri, ngo kuko Imana ari umwuka, ngo rero ngo abantu bamusengera mu mwuka no mu kuri, ngo nibo data akeneye ko bamusenga. Kubera ikiri jambo, ntabwo Imana ikeneye ko tuyisenga ngo tugire logique bivuga ngo Imana yumva abadive gusa, ngo Imana yumva abarokore gusa, ngo Imana yumva abakatolike gusa n'abandi. Ahubwo Imana yumva ubwoko bwayo, kugira ngo rero ubu bwoko bw'Imana nuko Uwiteka umucamanza akubonaho amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo. Uhereye uyu munsi ntabwo nkubwiye ngo ucike ku bahanuzi, ntabwo nkubwiye ngo ucike muri groupe wenda usengeramo. Ntabwo biba ari byiza burya ngo kubona ko abera kwiza barahugurana, ahubwo tangira ushaka Imana yawe personally, ugendane n'Imana yawe, ukiranuka, guca bugufi. Imana izagusanga, ikuganirize mu nzozi, ikuganirize mu buryo bwo kumva ijwi, igutumeho umuhanuzi, that's good, ivugane nawe mu ijambo. Bakristo nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Urugero, umukobwa ashobora kuba afite abasore 10 bamurambagiza, umusore nawe ashobora kuba afite abakobwa 10 bamushaka. Ntabwo uzabona igisubizo ugikuye ahandi. Weho senga, ariko usenge wakiranutse, ushake Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose. Noneho Imana izavugana nawe. Ushobora kuzerekwa, ushobora kuzarota inzozi. Yewe mwene da, humura, Imana izavugana nawe nuyishakana umutima wawe wose. Imana iravuga ngo nimushakana umwete muzambona, ngo kandi mukomange. Yesu nawe umukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Niyo mpamvu rero
igisubizo cy'urugo rwawe kiri mu kiganza cy'Uwiteka. Igisubizo cy'ubufiyanse bwawe kiri mu biganza by'Uwiteka. Igisubizo cy'ubukumi cyangwa ubugimbi bwawe kiri mu biganza by'Uwiteka. Igisubizo cy'ubushomeri bwawe kiri mu biganza by'Uwiteka. Ahubwo banza wisobanukirwe, umenye ngo ndinde imbere y'Uwiteka Imana. Numara kumenya ngo ndinde imbere y'Uwiteka Imana, bizaguhesha ubudahangarwa ubujya imbere yayo, ugasaba nawe ikakumva. Kuko Imana ntabwo ari wowe yaciriyeho iteka, ahubwo Imana ni wowe yabuze. Gerageza rero ube aho Uwiteka akorera. Uwiteka ajya aba mu materaniro y'abera. Ese urakibuka guterana kwera? Ese nawe nturi muri babandi bavuga ngo ntuzaterana ngo uzasengera mu rugo ngo uzi uko ubana n'Imana yawe? Nyamuneka guterana kwera uragukeneye, kuko bigira imbaraga, kuko bigira ububasha, kuko buriya mu rusengero, mu ikoraniro ry'abera niho umuntu yerezwa, rero mugire ubwenge. Ijambo rero riratubwiye ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati yamukamu umugisha rwose, uri umugisha w'Uwiteka atanga ntihajya hazaho umuvumo. Uwiteka yaguhaye umugisha, uva muri karande, ukava mu bisekuru bidakira, ukava mu bisekuru biba koronike n'uburwayi runaka, ukajya mu gisekuru cya Yesu Kristo ukitwa umukristo. Noneho ngo ukagura imbago yanjye, Imana ikakwagurira imbago, ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, ukava kuri nivo imwe kuri digiri imwe ya education ukajya ku yindi, ukava mu busore ukajya ukaba umugabo, ukava mu bukobwa ukaba umugore, ukava mu kuba Jeune Marie ukabyara ukitwa umubyeyi. Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu gutunga igihumbi ugatunga ijana ugatunga miliyoni, Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu gutega ukajya kugura imodoka, Imana ikagura imbago yawe. Ukava mu bukode ukajya mu yo wiyubakiye, Imana ikagura imbago yawe. Ngo kandi n'ibyago ntibimbabaze. Hanyuma Uwiteka akabana nawe. Waca mu muriro nka Saduraka, Meshaki na Abedenego, Imana ikabana nawe. Wajya mu rwobo rw'intare nk'uko Daniyeli byamubayeho, Imana ikagira gute? Ikakurinda ibyago ntibikubabaze. Wapfusha, Imana ikakurinda ibyago ntibikubabaze. Hanyuma Imana imuha ibyo yasabye. Ntabwo twumvise ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ivugana nawe kimuha ibyo yasabye. Niba rero warasenze, niba wizeye, tegereza igitondo umuseke uzagutambikira. Ngo mbese iyo umuhinzi abibye imbuto mu butaka ntategereza ko ibora, hanyuma ngo ikazamerekera nyinshi? Uko niko Yesu yabivugaga, yivuga ko azapfa ariko muri we isi yose ikaboneramo agakiza. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nk'uko umuhinzi asohora imbuto akabiba, agategereza imvura, agategereza ko byera agasarura, niko n'isengesho rimera. Iyo ubibye isengesho utegereza ko uzasarura imigisha. Tegereza rero byere, wihite ucika intege ngo ujye mu bapfumu wumve ko icyo wasengeye kitumviswe. Ahubwo wowe ambara intwaro z'umwuka, ambara intwaro z'Imana, usenge, uneshe mu izina rya Yesu Kristo. Uhimbazwe Yesu, uhimbazwe Yesu, uhimbazwe Yesu. Herekeza iri jambo, Mwuka Wera, herekeza iri jambo, tanga ihumure ku mitima mu izina rya Kristo Yesu. Reka buri muntu wese wumvise iri jambo Mwami wavuganye nawe ahumurizwe ko nubwo utaravugana nawe ku bwijwi, ariko no kuba ariho no kuba ahumeka, n'uyu mwuka ahumeka nabyo ni mesaje wavuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo umuntu yaba ari guca mu bikomeye, ajye yibuka ko Yesu Kristo nawe ubwe yaciye mu bikomeye, kandi tuzakomera rwose, tuzahabwa imbaraga nshya, tuzahabwa intege nshya. Igitondo cyacu nikiturasira, umuseke dutambikira, Mwami Yesu azatugarukaho mu izina rya Yesu. Yesu Imana yabwiye Aburahamu na Sara ngo undi mwaka nk'iki gihe Imana izakugarukaho. Muribuka ko yabyaye Isaka. Nawe rero undi mwaka nk'iki gihe, cyangwa ukundi kwezi nk'iki gihe, cyangwa undi munsi nk'uyu, isaha nk'iyi, Uwiteka
yakuzanira ibisubizo. Wowe wicogora gusenga. Turibukiranya ko Daniyeli yamaze iminsi 21 asenga, yiyirije ubusa atarya atanywa, ariko ngo ijuru rikohereza ibisubizo bye bigatangirwa n'umutware wo mu kirere cy'Ubuperesi. Bishatse kuvuga ngo hari igihe marayika ajya atuzanira ibisubizo bigatangirwa, ariko Daniyeli kuko yakomeje gusenga agatitiriza ndetse iminsi 21 ibyumweru 3 bigashira, ngira ngo hanyuma akarenzaho indi minsi 3 ikaba 24, nibwo yakiriye marayika w'Uwiteka amubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, ukitangira gusenga umunsi wa mbere warumviswe, ngo ariko ibisubizo byawe byatangiwe n'umutware w'ikirere cy'Ubuperesi, ngo nibyo cyatumye marayika ngo w'ijuru aza kuntabara, ngo n'ubu turacyari mu ntambara. Haleluya, Mana ishimwe. Mu gusenga harimo ibisubizo, mu gusenga udacogora, mu gusenga udasiba harimo ibisubizo by'ibibazo dufite. Reka dukomeze dusenge, dukomeze ducogore gusenga mu izina rya Yesu. Ongera ubyukura bagirane, ongera wuzuzwe imbaraga, ongera noneho hahandi wari usenze ukamunaniwe, ongera uheraho, ongera usenge. Ijuru rigiye kukoherereza ubutabazi, ijuru rigiye kukoherereza bisubizo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbazwa Yesu, imbazwa. Imana yo mu ijuru komeza ibane nawe, ugira amahoro aturuka kuri Yesu Kristo. Mwuka wera akomeza avugane nawe mu mutima, mwuka wera akomeza gusange, mwuka wera akomeza gusure. Nubwo utabona umuhanuzi, mwuka wera avugane nawe mu mutima. Nubwo utakumva ijwi ry'Imana, mwuka wera akomeza avugane nawe mu mutima n'ijambo. Fata Bibiliya usome, Uwiteka ajya avugana n'abantu be muri ubwo buryo kandi agatabara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.